neza abavandimwe mwese aho muri muherereye, inshuti, miryango, mwese aho buri wese aho yaba aherereye, mwese navuga ngo niba Imana ikomeje kubarinda, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero muri uyu mwanya ndagira ngo tubamurikire igikorwa tugiye gukora hamwe na televiziyo cyangwa se TV show yitwa Inkumburwa Family. Ngira ngo izabanezeza abantu bose. Turakumbuye, dufite ibintu bitandukanye dukumbuye, habe abakumbuye gakondo, habe abakumbuye inkomoko, habe abakumbuye ibitaramo, habe abakumbuye amasengesho yeruye, amateraniro, hari bimwe turakumbuye ibintu byinshi iby'iwacu, wa muco utavangiye, abantu aho babyuka baramukanya, ese mwaramutse, yemwe mwiriwe, se mwabonye bucya ni amahoro. Ibi byose turabikumbuye cyane. Rero dukumbuye noneho, ndetse abandi tuvuga ko nk'abemeramana dukumbuye n'ijuru, dukumbuye Afurika yacu nk'umugabane. Rero iyi televiziyo Inkumburwa Family TV ikaba izajya ituganiriza ibijyanye n'urukumbuzi ndetse n'uburyo twagerageza kujya tuzirikana iwacu ntituhibagirwe, dore ko koko ariho umuzi wacu uhera. Rero mwese bashishikarize kuzadushyigikira, mudukunde, kandi mu by'ukuri natwe tuzabakunda, tubagaragarize umutima ukwiriye kandi wuzuyemo ubumuntu. Rero hamwe namwe tuzakora byinshi, tuzafatanya namwe, tuzabagisha inama, ariko kandi byose tuzabikubiramo no gusenga. Tuzajya dusenga twiyambaza Imana, kuko burya ngo gusenga cyangwa se ngo amasengesho niwo musingi wa buri mishinga. Rero utazi gusenga burya ntacyo yapfa kugeraho, kandi ubwo twasanze n'abandi babikora ubwo nta cyaha kirimo. Umuhanga we yaravuze ati igitabo gikomeye kurusha ibindi nabonye kirimo inama nziza, ati ni igitabo cyitwa Bibiliya. Ati icyo gitabo ndagisoma ndagikunda rwose. Ati si ibindi bitabo dusoma byo birusha iki kiriya. Ati se hari ikindi tuba dukurikiyemo si ukunguka. Ati kiriya gitabo kirimo inyungu nyinshi. Aravuga ati rwose ngewe kugeza ubu ndagisoma, igihe cyo kuza cy'ijuru nibibaho ntiriza nzajyeyo. Ati ariko kandi niritanabaho, iryo juru bavuga ritanabaye, ati nzaba narabaye nyangamugayo muri iyi si. Ati se koko byose si byiza? Ati izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero hamwe namwe tuzakora byiza, tuzafatanya, ariko kandi ahangaha akaba ari kugira ngo tubabwire ko twaje tugiye kujya kuri tele, tugiye gutangira gukora, ariko dukumburane, dukumbuzanye, twese hamwe twibuke guhoberana, twibuke imikino y'abana, uko twakinaga agati, uko twakinaga agapira, uko abana bajyaga hanze batirirwa mu mazu, ugasanga abana none ubu ngubu barakingirana rwose, babaye nk'amatungo. n'ibibazo bitewe n'ibibazo by'umutekano w'iyi si. Ese uko tugenda tugana ku musozo, amaherezo azaba yahe? Rero reka tuzazirikane byinshi, tunarebe icyo dukwiye kujya tugoboka abacu batagize amahirwe nk'ayo twagize ahangaha. Twageze inaha, Imana iradufasha, iratugoboka, idutiza ubuzima, none dufite ubuzi, turakora, turunguka. Ese ko twunguka ni iki dushimira Imana yatugiriye neza bigeza? None se muri ibyo byiza tubona ni iki tugobokaho abacu tutagiriye amahirwe rimwe? Hari umwana wagiye akunda kuvuga ngo n'ubundi ngo jyewe rwose ngo ntabijya bintera ikibazo. Yari inshuti yanjye tuganira, akambwira ati rwose mu gihe umuntu uri aho ngaho wese nawe atitegeye, nanjye numva bizambaho. None deja nawe byamubayeho ari ahangaha. Ese ewe ko noneho abakora iki ngo ashimire Imana, afasha inshuti, imiryango ye bari kumwe hirya no hino? Rero twese ngibyo byo tuzagenda tuganira, tuzadukomoza ku mpande zitandukanye, kandi nzi neza ko tuzabana neza muri munsi, kandi ibyo tuzakora tuzashyigikirana, kandi hamwe n'Imana byose bizatubera byiza. Nizere ko tuzabana muri byiza. Murakoze cyane.